ibimenyetso simusiga ngiye kuguhishurira bigaragaza ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera cyangwa se rwatangiye kujya mu kaga gakomeye hafi no kuba batandukana. Mbere y'uko mbikugezaho ariko reka mbanze nshimire wowe udukurikirana, wowe udahwema kutugaragariza urukundo, wowe utuma tuvuga cyangwa tugira icyo dukora. Yes. By'umwihariko ariko turashimira cyane abakunzi ba Hirwa TV show kubw'ubufatanye bwanyu mudasiba kutugezaho, kandi tunakomeza kubasezeranya ko tutazabatenguha ahubwo tuzakomeza gusigasira amasezerano dufitanye. Kaze rero nanone muri wa mwanya wanyu ariko kandi wacu twese dukunda, aho tubagezaho ikiganiro gikozwe mu buryo butandukanye n'ubwo ibindi biganiro mujya mwumva ahandi hantu runaka. Yes. Ndetse tunabibutsa ko twishimira cyane ko ikiganiro tubagezaho kibanezeza, bituma turushaho kubashakira ibyisumbuyeho kugira ngo murusheho kunezerwa, kuko burya ibyishimo byanyu nibyo byacu. N'izimbye mu magambo rero reka dutangire n'ikiganiro cyacu aricyo undi munsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ikaba ivuga ku bimenyetso simusiga bigaragaza ko urukundo ruri mu marembera. Nimucikwe. Ikimenyetso cya mbere mu bimenyetso simusiga bigaragaza ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera ni uko umwe muri bo, umwe mu bakundana aba asigaye akora ibintu byinshi ari wenyine kuruta uko yabikorana n'uwo bakundana. Yes. Abantu benshi iyo bakundana usanga basa naho bahararanye, reka bari ko mbivuga, ariko ni nabyo. Kubw'iyo mpamvu rero ugasanga inshuro nyinshi muri kumwe ndetse ibyo mukoze mukabikorera hamwe, muri make ukumva mwafatikanye. Kubera iki rero? Kubera ko wumva ari we mbaraga zawe, ndetse wumva ko nubwo waba ufite imbaraga zikora ibintu runaka wifuza gukora, wumva umukunzi wawe yagufashije cyangwa se mufatikanyije mukaba mwabikora, aribwo byakwihuta cyangwa aribwo byashoboka kuruta uko wabikora wenyine. Rero iyo mukundana mwumva kujya inama, gukorera hamwe, kungurana ibitekerezo z'icyo mwakora, ari byo byiza, ari byo byahora, ari byo byabaranga. Rero kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko urukundo rwanyu ruri mu marembera cyangwa se rutagihari, nubwo mwamwe mwumva ko mukiri kumwe byitwa ko muri abakunzi, ariko ugasanga ntimuramenya ko urukundo rwanyu rutagihari, ni uko uzasanga umwe muri mwe aba asigaye akora ibintu byinshi wenyine aho kugira ngo mubifatikanye nk'uko mwari musanzwe mubifatikanye. Rero niba ufite umukunzi cyangwa se niba ukundwa, ukaba ariko usigaye wiyumvamo ko utakifuza kugira ibyo ugeza ku mukunzi wawe ngo mubifatikanye, cyangwa ukaba ubona umukunzi wawe atakigira ibyo akugezaho kugira ngo mubifatikanye, uzamenye ko urukundo rwanyu ruri mu marembera. Ikimenyetso cya kabiri simusiga kizagaragaza ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera ni uko uba usigaye ubona ingeso mbi ze gusa, cyangwa se wa wundi mukundana akaba asigaye abona ingeso mbi zawe gusa. Kubera iki? Abantu benshi bakunze kuvuga amagambo agira ati urukundo ni impumyi, ariko kandi iyo ubigenzuye usanga ari byo. Hari abantu bakundana cyangwa se umuntu ukunda undi muntu runaka, ababona byose byo ari byiza, ibyo akora, ibyo avuga, ibyo atunze se, cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye. Gusa ariko buriya ntabwo haburamo ibinyuranye n'ibyo abandi bantu babona, kuko wowe umukunda nta kibi cy'ubibona, ahubwo wibonera ibyiza gusa. Gusa abandi bantu ntibikuraho ko bazabona ibyiza bya wa muntu cyangwa se banabona ibibi bye byose, ariko kuko wowe umukunda ntuzigera ubona ingeso mbi ze. Gusa ikizakwereka ko urukundo rwatangiye kujya mu marembera cyangwa se rutanagihari, ni uko za ngeso nziza wabonaga z'uwo ukunda uzaba utakizibona, ahubwo ukibonera ingeso mbi ze gusa. Icyo rero nacyo kiri mu bimenyetso simusiga kizakwereka ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera. Ikintu cya gatatu ni ikihe rero? Ikintu cya gatatu ni uko uzasanga mutagikunze kujyana ahantu henshi. Akenshi usanga abantu bakundana bishimira kubona bagendana, cyane cyane mu gutembera. Ariko ikizakwereka ko umwe muri mwe atakiyumvamo undi, ni uko akenshi azaba atakifuza kugendana nawe cyangwa se gutemberana nawe ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ndetse uzasanga ibyo bisobanuye ko atakiri proud yawe, kuko iyo abaye ari proud yawe cyangwa wowe uri proud ye, ntiyabura kwishimira kugendana nawe. Rero igihe umwe muri mwe azatangira kumva yajya ahantu runaka ari wenyine, tutirengagije ko ariko abakundana atari ko bivuze ngo aho bagiye hose bajye bagendana, gusa byanze bikunze ahantu henshi
bakunze kuba bari kumwe cyangwa se bakunze kugendana, cyangwa se nubwo haba ari hake ariko mwaragendanaga ukaba wumva ko hari ikigero cyageze cyangwa hari igihe runaka cyageze ukumva ntugishaka kujyana n'uwo ukunda ahubwo ushaka kugenda wenyine, cyangwa uwo ukunda arifuza kugenda wenyine kuruta uko mwagendana, uzamenye ko namwe urukundo rwanyu rwatangiye kujya mu marembera. Dukomeje n'ikintu cya kane cyangwa se ikimenyetso cya kane kigaragaza ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera, ni uko umwe muri mwe atazaba akigira ubushake bwo gukorana n'uwo bakundana imibonano mpuzabitsina. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza urukundo ruri mu marembera, ariko nanone ni ikimenyetso kiri hagati y'abashakanye, apana abatari babana cyangwa se abatari bashinga urugo, reka bari ko mbivuga. Yes, iyo umwe muri mwe hatakiyumva mu undi usangana n'ubushake agira bwo kuba yakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye. Gusa igitangaje ni uko icyo gihe uzasanga nubwo wa muntu atifuza gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye, uzasanga ajya kubikorera ahandi. Yes, ugasanga yifuza undi muntu runaka, kandi buriya umugore watangiye kujya mu bandi bagabo cyangwa se umugabo watangiye kujya mu bandi bagore kandi asize wa mugore we mu rugo cyangwa wa mugabo we mu rugo, icyo gihe uzamenye ko kaba kabaye. Ku bantu rero babana cyangwa bashakanye, ikimenyetso niba cyaratangiye kugaragara mu ngo zanyu, muzajya mumenya ko urukundo rwanyu ruri mu marembera, mubyigeho mumenye uko mwabikemura. Ikimenyetso cya gatanu rero simusiga kizagaragaza ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera, ni uko nta mushinga baba bagifatikanya. Buriya abantu bakundana ntibagakwiye guhishanya, ahubwo baba bagomba gufatikanya muri buri kimwe, bagategura iby'ahazaza habo, gusubiza ku murongo ibitagenze neza cyangwa se ibitaragenze neza, kureba ibyabafasha kwigira hamwe imishinga runaka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero usanga babikora. Gusa ikizakwereka ko abantu batagikundana cyangwa se urukundo rwabo narwo rwatangiye kujya mu marembera, ni uko uzasanga bimwe bafatikanyaga, bimwe bakoreraga hamwe, nta n'umwe ukifuza kubikora ari kumwe n'undi, ahubwo akumva yabikora ari wenyine. Muri make nyine akumva ko nta mushinga n'umwe yifuza ko uwo bakundana cyangwa uwo byitwa ko bakundana, akumva ko atamenya umushinga umwe ari gupanga. Icyo gihe rero urukundo rwanyu namwe ruba ruri mu marembera. Ikintu cya gatandatu ni uko musigaye mushwana inshuro nyinshi. Yes, abantu bakundana burya bajya bagira akantu ko gushwana, ariko hari ubwo mushwana mukiyunga, kwa gushwana kwanyu rero mwamara kwiyunga bigasa nkaho bibakomereje urukundo rwanyu, ahubwo mugakundana kurusha uko mwakundanaga. Ariko nanone siko abantu bose bigenda gutyo. Hari abashwana bagashwana bashwanye hamwe birangira banatandukanye. Rero kimwe mu bimenyetso nanone kizakwereka ko abakundana urukundo rwabo ruri mu marembera, ni uko uzasanga musigaye mushwana inshuro nyinshi zishoboka kuruta uko byabagaho mbere cyangwa se wenda bitaranabagaho. Rero niba iki kimenyetso kiri muri mwe, nabyo muzamugenzure mumenye neza ko atari kimwe mu bizaba intandaro yo gutuma mutandukana. Ikimenyetso cya karindwi rero kizakwereka ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera, ni uko hari undi muntu usigaye utekereza. Yes, cyangwa se wa wundi ukunda hari undi muntu asigaye atekereza kuruta uko agutekereza. Umunsi watangiye kumva wowe ubwawe cyangwa muri wowe utangiye kugira intekerezo z'undi muntu runaka cyangwa se abantu barenze umwe, kandi ufite uwo ukunda ari wowe wahozaga mu ntekerezo zawe, uzamenye ko kabaye urukundo wari ufite uwo wakundaga rutagihari, cyangwa se rutangiye kuyoyoka, reka ariko mbivuga. Yes, yego umuntu agira intekerezo nyinshi ndetse agira abantu batandukanye atekereza muri we, ariko wa wundi uzatekereza ukumva utangiye kumugirira ibyumviro bidasanzwe, amarangamutima adasanzwe, uzamenye ko byanze bikunze ukuri kwinjiza wa muntu wundi ku ruhande mu ntekerezo zawe, ariko uri gusohoramo wa wundi wakundaga. Rero niba uzi ko ibyo bintu biriho muri wowe cyangwa se biri kuwukunda, uzamenye ko byanze bikunze urukundo rwanyu namwe ruri mu marembera. Ikimenyetso cya munani rero kigaragaza nanone ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera,
ni uko usigaye wumva atanagukoraho cyangwa se uwo ukunda asigaye yumva utanamukoraho. Buriya kenshi abantu bakundana baba bumva bahorana bakina umwe yisanzura ku wundi bagendana agatoki ku kandi n'utundi dukorwa twinshi turi aho tudasamaje. Gusa kimwe mu bizakwereka ko abantu bakundana batangiye gushwana cyangwa se umwe muri bo atakiyumvamo undi, uzasanga utwo dukorwa bakoranaga batakidukora cyangwa se batakiduhuza. Hamwe uzasanga hari umuntu utifuza ko umukunzi we yanamukoraho. Bibaho nk'uko yababwiye, ukaba yumva batanatemberana cyangwa se ngo bagendane, akumva ateye ipfunwe no kuba ari kumwe n'uwo akunda cyangwa se hari ibyo bari gukorana runaka. Icyo rero nacyo ni ikindi kimenyetso kizakwereka ko urukundo rwanyu ruri mu marembera. Hari ibimenyetso byinshi bishoboka kandi bishobora kukwereka ko urukundo rw'abakundana ruri mu marembera, ariko tuba tubagejejeho ibi bigera ku 8 kuko ari byo ahanini byiganje mu bakundana muri ibi bihe. Ariko niba ufite umukunzi ukaba ubona muri ibi bimenyetso byose tukugejejeho nta na kimwe kibaranga, ntiwirare ngo wibwire ko nyine nta giteze gutuma urukundo rwanyu rujya mu marembera, kubera ko nk'uko tubibabwiye hariho ibimenyetso byinshi. Ibyo tubashije kubabwira ni ibi, ariko ntibivuze ko hatari n'ibindi byakwereka ko urukundo rwanyu rugiye kujya mu marembera cyangwa se runari mu marembera cyangwa se rutanagihari ariko ukaba utabizi. Rero uzitonde, uzitwararike, uzajye umenya neza ko kimwe muri ibi tuvuze cyangwa se ibindi bimenyetso bindi biri ku ruhande bidahari, cyangwa niba binahari umenye uko ubikemura, umenye uko ubyitwaramo kugira ngo utazisama wasandaye ugasanga urukundo rufite iwawe, urukundo mwari mufitanye rwaranyonyombye ntimwabimenya. Rero muzajye mubyitaho muri ibimenyetso tubagejejeho cyangwa se ibindi bindi runaka, kuko birahari byinshi cyane. Hanyuma rero reka mbashimire cyane kuba mwabanye natwe, nanababwira ngo ntimuzacikwe n'insanganyamatsiko tuzagezaho ubutaha izaba ivuga ku bintu bitatu tutabasha kugura. Nubwo waba uri umuntu wahambaye cyangwa uri umuntu utunze ibya mirenge, ariko ntabwo wabasha kugura ibi bintu bitatu tuzakugezaho ubutaha. Tubibabwira nonaha, ahubwo turabashishikariza kutazacikwa n'icyo kiganiro kugira ngo mumenye ibyo bintu ibyo ari byo, mwumve niba kuko mutabasha kubigura cyangwa se mwabibasha tukaba twababwiye ibitari byo cyangwa se tukaba twababeshye. Mbibutsa ko kugira ngo turusheho kumenya ibyo mukunda cyangwa niba mwakunda ikiganiro cyacu cy'uwo munsi, munyuze ibitekerezo byanyu muri komenti kugira ngo mubonereho kandi kugira ibyo mudusaba mubona tutabagezaho kandi mubyifuza ndetse mubona ko tubishoboye. Nk'uko nabibabwiye cyangwa se nayababwiye, ni mwe mutuma tuvuga cyangwa dukora, atari mwe ntacyo twakora cyangwa se ntacyo twaba turi kuvuga nonaha. Iki cyari ikiganiro undi munsi mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Isingizwe Edith, kikaba kinyuzwa kuri YouTube channel yitwa Hirwa TV Show. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabashimiye.